n'ubwawe umva mvugane nawe. Ubu buhanuzi ni ubuhanuzi bw'umuntu wizera kandi akiringira Imana, wa wundi wakira akavuga ngo haleluya nizeye Imana, agahagarara akamera nka Saduraka. Saduraka we yaravuze ngo nawe Imana yacu itabikora tuzagumya tuyiringe, izakomeza kwitwa Imana. Haleluya. Rero ubu buhanuzi ni ubwawe, ukeneye kubwizereramo, ukeneye kubusengeramo, ukeneye kubuhagararamo, ukeneye kubwicaramo. Ndagira ngo mvugane nawe. Hagutse akira Yesu akira kubyara mama, akira kubyara yewe umaze igihe kinini utegereje umwana. Haleluya. Ndashaka kubona umubare munini w'abantu bamanuka bakandika muri komenti ngo nakiriye kwinjira muri Rehoboti yanjye. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana ibiganiro byacu, wowe ukunda ijambo ry'Imana, wowe ukunda kubana natwe umunsi ku munsi. Imana iguhereze umugisha. Kuri wewe wakoze subscribe, reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, nawe ugiye kuyikora kandi ukiyikora Imana ikwiyereke kandi kwihishurire. Wowe ukunda byukura bagirane inyuraho hano buri munsi, Imana iguhe umugisha. Ariko kandi ubu turagarutse, ni muri ya saha yo kubohoka. Iyi ni isaha ya gihanuzi, ni isaha Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe. Uyu munsi ndaje, hari icyo Imana intumye kukubwira. Hari icyo Imana intumye kukubwira kiri buhindura ubuzima bwawe. Hari icyo Imana intumye kukubwira kiri bubohora ubuzima bwawe, kiri bugira aho kikuvana kikagira ahandi hantu kigushyira. Wowe ikintu usabwa gusa ni ukwizera. Ikintu usabwa ni ukwizera kandi Imana igushoboze. Iri jambo ry'Imana uryumve kandi urirangize. Imana ibigushoboze, Imana ikubashishe wumve ijambo ry'Imana, uryumve urirangize kandi nubishobora. Reka nkubwire, buriya hari ibanga riba mu kumva ijambo ry'Imana, ariko kandi ntubifate nk'ibintu biraho. Hari uburyo abantu bitewe n'ibihe abantu banyuzemo, abantu bagiye bahura na byinshi bibagora, hura n'abiyitirira ijambo ry'Imana, ugira ibikomere. Ugasanga umuntu baramubwira icyitwa ijambo ry'Imana, baramubwira icyitwa ubuhanuzi ku buzima bwe, ugataha ati ibyo ngibyo ni bya bindi bisanzwe, ati n'ubundi bitwara bimenyereye. Ariko ndagira ngo nkubwire my friend, ntabwo ijambo ry'Imana rihora ririshya. Birashoboka ko hari ukurizi mu gihe cyatambutse, hari ukurizi mu minsi yashize, ariko nujya wumva ikintu kivuzwe n'Imana, jya ucyakira, cyakire, cyizere. Wikwita ku wakivuze. Uwakivuze ntabwo ari we ufite agaciro. Igifite agaciro ahubwo ni icyavuzwe. Imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana, imirimo y'Imana, igifite agaciro rero ni icyavuzwe. Ese havuzwe iki? Ni iki kigiye kuba? Ese ninde uzagikora? Uzagikora rero ni Imana. Wowe icyo usabwa ni ukwizera. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukuba maso. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Urasabwa kuba maso, urasabwa kuba umuntu ufite ibyiringiro bya none ndetse n'iby'igihe kizaza. Hanyuma rero Imana uyu munsi intumye guhanurira ubuzima bwawe. Hari ubuhanuzi bwawe mpawe kandi bukomeye ku buzima bwawe. Hari ikintu bugiye gukora muri wowe, kandi hari ikintu bugiye gukora mu muryango wawe. Hari ikintu bugiye gukora. Umaze iminsi ubayeho mu buzima bupfundikanya, ubuzima budafite igisobanuro, ubuzima budafite icyerekezo. Reka nkubwire, wamaze gushyirwa muri gereza. Buriya Satani imwe mu ntwara akunda gukoresha ndaniza abera b'Imana ni ukubafata akabafungira muri gereza ye yitwa agahinda. Ugasanga abantu bafungiwe muri gereza y'agahinda, ugasanga umuntu yagize agahinda, wajya kureba ugasanga ndetse ni ka gahinda gakabije. Nta kintu wabona umubwira cyabasha guhumuriza ubuzima bwe, nta kintu wabona umubwira cyabasha kumubohora. Kubera iki? Afite agahinda
agahinda bitewe n'ubuzima nyuramo, bitewe n'ibyo arimo aracamo, kuko imwe mu ntwaro Satani akubitisha abana b'Imana ni agahinda. Dayimoni w'agahinda yisha abantu benshi, dayimoni w'agahinda ananije abantu benshi, kuko abantu barananiwe, bananiriwe mu rugendo, bananiriwe mu nzira banyuramo, bananiriwe mu byo bacamo, bararuhijwe cyane. Ugasanga kuko agahinda ntigagira isoni, agahinda nikagira isoni, dayimoni w'agahinda uzasanga atagira isoni, ntazatinya kugusanga wariye neza, ko dayimoni w'agahinda gutera uri kurya inkoko, dayimoni w'agahinda gutera wicaye muri hoteli, dayimoni w'agahinda gutera wambaye kositimu, akagutera wambaye igitenge cyiza, wambaye neza, ariko akagira ibyo akwibutsa, nta mwana ugira, akagira ibyo akwibutsa, umugabo araragukubita, akagira ibyo akwibutsa bazagusohora mu nzu, akagira ibyo akwibutsa abana barakunaniye, akagira ibyo akwibutsa umuryango waragutaye, akagira ibyo akwibutsa nta kazi ugira. Mbega dayimoni w'agahinda we ahantu afatira akwibutsa ubuzima urimo, kandi akakwereka ko bitazakunda. Ariko mu izina rya Yesu dufite ijambo ryahumetswe n'Imana, haleluya, dufite ijambo ryahumetswe n'Imana, dufite ijambo ryavuzwe n'Imana ishobora byose. Wicika intege, haleluya, wicika intege, ntiwigere wiheba. Imana ishimwe. Buretse kwiheba, Imana ishimwe, buretse kwiheba, niko Imana ivuze, buretse kwiheba, buretse kwiheba mama, buretse kwiheba. Wikundira dayimoni w'agahinda kagutwara uko abishaka, wikundira dayimoni w'umubabaro kagutwara uko abishaka. Buretse kwiheba, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ihindura amateka, hari Imana igica inzira, hari Imana igizura ibyapfuye. Buretse kwiheba wa mubyeyi we, buretse kwiheba wa mugabo we, buretse kwiheba wa mukobwa we, buretse kwiheba, Yesu arashoboye. Buretse kwiheba, Yesu ni umwami. Buretse kwiheba, Yesu ni umutabazi. Buretse kwiheba, iyo avuze niyo izabisohoza. Iyo avuganye nawe ni Imana ishobora byose. Iyo avuganye nawe niyo kwizerwa. Iyo avuganye nawe ni inyamaboko. Iyo avuganye nawe ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Reka turebe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 26. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 19. Haranditse ngo abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka, bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Barongera bafukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukura irindi riba, ryo ntibaritonganiraho, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana bivuze ku mugabo witwa Isaka, Isaka mwene Aburahamu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu Isaka ubwo yarari mu gihugu cy'Igera, Bibiliya iravuga ngo yabanje kubiba muri icyo gihugu, ngo ariko akigiriramo umugisha mu buryo budasanzwe. Rero ahangaha Bibiliya itubwiye abagaragu ba Isaka bafukura iriba ry'amazi, ngo bararifukura muri icyo gikombe, ngo babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Ariko ngo abashumba b'i Gerari ngo baraza babagisha impaka, baraza barabananiza, baravuga bati iryo riba ni iryacu, babagisha impaka. Isaka arabireba, arangije aravuga ngo nta mpamvu n'imwe yo kuguma ku iriba kandi abantu bangishije impaka. Namaze kwisobanukirwa, menya igisobanuro cy'uwo ndiwe. Namaze kwisobanukirwa,
menya ko ndi umugisha. Haleluya. Kubera ko Isaka akomoka kuri Aburahamu. Aburahamu wahawe isezerano bivuga ngo azahabwa umugisha, n'urubyaro rwe ruzahabwa umugisha. Isaka rero yari yaramaze kwisobanukirwa. Reka mvugane nawe mwene data, umurokore wamaze kwisobanukirwa ntabwo aguma aho bamugisha impaka, ntabwo aguma aho bamutotereza, ntabwo agumya kuhahagarara. Iyo wamaze kumenya ko uri umunyamugisha utera intambwe. Haleluya. Utera intambwe iyo wamaze kumenya ko uri umunyamugisha, utera intambwe. Umaze gutera intambwe uva mu nduru z'abarasana, va mu nduru z'abanyamagambo, va ku iriba rya Eseki, aho ngaho bakugishije impaka. Isaka arangije aragenda ngo afukura irindi riba, ngo naryo riza ridudubiza. Reka nkubwire umunyamugisha. Umunyamugisha aho ageze hose arahindura. Naho bagushyira ku rutare, uri umunyamugisha uhinga ku rutare ugatera imyaka ikamera, kuko uri umunyamugisha. Umunyamugisha ikintu cyose akoze kiraza. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka Zaburi igice cya mbere ramubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Ariko Imana yamora ishimwe cyane, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kandi ngo uwo nguwo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Umva uwo muntu, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora, icyo azajyamo cyose, icyo azerekezaho amaboko cyose kizamubera cyiza. Kubera iki? Ni umunyamugisha. Haleluya. Uri umunyamugisha mama. Reka nkubwire, reka gucika intege, reka gucibwa intege n'abantu barimo bakurwanya, reka gucibwa intege n'abarimo bakuvuga nabi, reka gucibwa intege n'abantu barimo bakureba nabi. Wicika intege. Uri umunyamugisha. Icyo Imana yavuze kuri wowe kizasohora, icyo Imana yavuze kuri wowe kizakunda. Haleluya. Wowe iyizere. Uyu munsi niba kugisha impaka ahantu hamwe, habarekere uhaguruka ugende, wiguma mu mpaka. Haleluya. Birashoboka ko hari business watangiye abantu bakugisha impaka, ntukagumane n'abakugisha impaka. Ngo Isaka ngo arahava aragenda acukura irindi riba, ngo naryo baraza baritonganiraho. Ariko ngo araza baritonganiraho, bararitonganiraho, ngo aryita Sitina, kuko baritonganiyeho. Ntukagume ku iriba ry'intonganya kandi uri umunyamugisha. Ntukaguma ahantu abantu bagutonganyirije, ntukagume ku kintu mwatonganiyeho, ikintu mwatonganiyeho, ikintu mwarwaniyeho, uri umunyamugisha. Reka nkubwire, amahirwe y'umunyamugisha aho agiye hose, aho ageze hose arahahindura. Imana itugirire neza. Arahahindura umunyamugisha aho ageze hose arahindura. Umunyamugisha aho ageze hose ahakora ibidasanzwe, kuko ni umunyamugisha. Umunyamugisha baraza bakamurwanya bati ibi ni ibyacu, ntatongana, arafata akigendera ati nta kibazo. Imana itugirire neza. Aravuga ngo nta kibazo. Kubera iki? Ni umunyamugisha. Aravuga ngo nta kibazo, reka nigendere, akigendera. Kubera iki? Ni umunyamugisha. Ni umuntu wavuzweho n'Imana, ni umuntu Imana yavuzeho kera, ni umuntu Imana yagambiriyeho kera. Imuvugaho ibikomeye, imuvugaho ibintu bidasanzwe, imuvugaho ibintu by'imbaraga, kuko ni umunyamugisha. Arisobanukirwa. Isaka rero yari yaramaze kwisobanukirwa. Ndagira ngo mvugane nawe, isobanukirwe. Numara kwisobanukirwa uzamenya ko umugisha utaba ahantu, umugisha uba ku muntu. Haleluya.
umugisha uba mu muntu, ntabwo umugisha uba ahantu. Umugisha uba mu muntu. Isoko y'umugisha iri muri wowe, isoko y'umugisha iri kuri wowe. Niyo mpamvu ikintu cyose ushobora gukora uyu munsi bakakurwanya, ushobora kujya mu bintu uyu munsi bakakunaniza, ushobora kujya mu bintu uyu munsi abantu bakagutsikamira, bakananiza ikikurimo, ariko ntuzigere wemera gucika intege. Kubera iki? Isoko y'umugisha iri muri wowe, isoko yo gukira iri muri wowe, isoko yo gukomera iri muri wowe, isoko yo gutera imbere iri muri wowe, isoko yo kugera kure iri muri wowe, isoko yo kuba umuntu udasanzwe iri muri wowe. Uri umunyamugisha, uri umuntu udasanzwe, uri umunyembaraga, uzakomera, uzagera kure, uzatsinda, uzahindura amahanga, uzahindura imisozi, uzahindura famiye y'iwanyu. Igihugu wagiye guturamo uzakiboneramo umugisha. Kubera iki? Isoko y'umugisha iri muri wowe. Wigira ubwoba ngo nimpaguruka hano ngo ahari ndahasiga umugisha wanjye. Umugisha ni wowe, isoko y'umugisha iri muri wowe. Wivuga ngo nimpaguruka ngo umugisha wanjye ndawuhasiga. Isaka rero ngo baritonganiyeho aryita sitina. Nta mpamvu utarisobanukirwa utinda kuri sitina, utinda kuri sitina, utinda utongana, utinda ujya mu manza, utinda ujya kuburana. Bibarekera ugende. Umugisha uri muri wowe, isoko y'umugisha iri muri wowe. Imana yaguhaye umugisha. Genda isobanukirwe, genda buri musozi wose uzakandagiraho uzawuhindura. Jambo ry'Imana rirambwira ngo aho muzagera hose aho hazaba hanyu. Haleluya! Aho muzagera hose hazaba hanyu. Haleluya! Imana ishimwe. Aho muzagera hose aho hazaba hanyu, muzahindura. Umunyamugisha ntabwo yajya yita ku ncamugongo. Umunyamugisha ntajya yita ku bamutera ubwoba. Umunyamugisha ntabwo ajya yita ku bamubwira ngo uzapfa. Umunyamugisha ntabwo ajya yita ku bamubwira ngo byaragucanze. Oya, umunyamugisha iteka ahora ahagaze ashikamye, avuga ngo Imana yampamagaye niyo kwizerwa, Imana yampamagaye izakora, Imana yampamagaye izahindura amateka. Niko umunyamugisha amera. Uwo nguwo ntabwo ajya acogozwa n'incamugongo, uwo nguwo ntabwo ajya agira ubwoba, ntabwo ajya papa, ntajya agira birantega. Reka, umunyamugisha ahora ahagaze bwuma, umunyamugisha ahora ahagaze avuga ngo uko byasa kose Imana izampindurira amateka, Imana izangirira neza. Isaka rero ngo aragenda ngo ajya ahandi. Haleluya! Hari ahantu ujya rero bakavuga ngo uzagwayo, hari ahantu ujya bakavuga ngo uzahapfira, hari ahantu ujya bakavuga ngo bizagucanga. Ngo ahagiye ngo ntibamukurikira kuko babonaga hadasobanutse, ngo ariko ahageze n'ahahafukura iriba. Haleluya! Ngo riza ridudubiza. Zoni mashando wiribirifa. Ngo riza ridudubiza. Ngo noneho ngo ryo ngo ntabwo bigeze baritonganiraho. Arabireba aravuga ngo iri riba ryitwa Rehoboti. Noneho Uwiteka adushyize ahagutse. Haleluya! Imana ishimwe. Ndagira ngo mvugane nawe Imana igushyize ahagutse. Hari Rehoboti yawe Imana yagusigarije. Nubwo hari ahambere watangiye bakakugisha impaka, hakabiri mukahatonganira, ariko hari Rehoboti Imana yagusigarije. Haleluya! Ndahanurira ubuzima bwawe. Hari Rehoboti Imana yagusigarije. Hari akagezi Imana yagusigarije. Hari inzira Imana yagusigarije. Haleluya! Hari Rehoboti yawe mama, hari Rehoboti yawe papa, hari Rehoboti yawe. Nari mvuze ngo injira muri Rehoboti, injira mu mugisha wawe, injira mu gihe cyawe, injira mu gitangaza cyawe. Nzanywe no guhanurira ubuzima bwawe, nzanywe no guhanurira ubuzima bwawe. Ubu buhanuzi n'ubwawe. Umva mvugane nawe. Ubu buhanuzi ni ubuhanuzi bw'umuntu wizera kandi akiringira Imana, wa wundi wakira akavuga ngo haleluya nizeye Imana, agahagarara akamera nka Saduraka we yaravuze ngo nawe Imana yacu itabikora tuzagumya tuyiringe, izakomeza kwitwa Imana. Haleluya! Rero ubu buhanuzi n'ubwawe ukeneye kubwizerera
kubukoreramo, ukeneye kubusengeramo, ukeneye kubuhagararamo, ukeneye kubwicaramo. Ndagira ngo mvugane nawe, hari Rehoboti Imana izanye ku buzima bwawe, hari Rehoboti Imana igiye kugutuzamo, Imana igiye kugutuza ahagutse, Imana igiye kugutuza mu mugisha wawe, Imana igiye kugutuza mu cyo yavuganye nawe. Izo ni mashando wiribirifa, Imana igiye kugutuza mu cyo wasengeye. Ndagira ngo mvugane nawe, hari amasezerano Imana yakubwiye, hari umugisha Imana yakubwiye, hari icyo Imana yavuganye nawe. Imana irakubwira ngo izakubefodrere, izakujya imbere ahataringaniye haringanize. Uyu munsi icyo ngicyo nicyo ugiye kwinjiramo, icyo ngicyo nicyo ugiye kwicaramo. Haleluya. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, akira kwinjira muri Rehoboti yawe, akira kwicara ahagutse, akira gutuzwa ahagutse, akira umugisha wagutse, akira bizinesi yagutse, akira akazi kagutse, akira Yesu, akira kubyara mama, akira kubyara yewe umaze igihe kinini utegereje umwana. Haleluya. Ndashaka kubona umubare munini w'abantu bamanuka bakandika muri komenti ngo nakiriye kwinjira muri Rehoboti yanjye. Manuka wandike muri komenti ati nakiriye kwinjira, ati nakiriye kwinjira ahagutse. Manuka muri komenti wandike muti njyewe nakiriye kwinjira muri Rehoboti yanjye. Andika muti njyewe runaka nakiriye Rehoboti yanjye. Uwiteka ntuje ahagutse, Uwiteka mpaye umugisha, Uwiteka mpinduriye amateka, Uwiteka nyaguriye imbago, Uwiteka mpinduriye ubuzima, Uwiteka mpinduriye icyerekezo. Yewe warunkurikiye, akira kwicazwa muri Rehoboti yawe, akira kwicazwa muri Rehoboti yawe. Uwiteka guhinduriye ubuzima. Shalom. Imana iguhereza umugisha, Imana igumugisha. Aho ugiye gufata buno buhanuzi busheyaringe, bwoherereze byibuze abantu 5. Oherereza tonto, oherereza anko, oherereza mami, oherereza muvandimwe, mwoherereze nawe yinjire muri Rehoboti ye. Ukimwoherereza Imana iguha umugisha, Imana igufungurira imiryango. Ndagira ngo mvugane nawe, wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ugikanda subscribe. Imana iguhereza umugisha. Like yawe, comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Kimwe cyo Imana ibatuje ahagutse, akira icyo Imana yavuganye nawe. Shalom, shalom.